Yes, reka nongere musuhuze mwifurize kugira ibihe byiza wowe mukunzi w'ibiganza media tv. Nizere yuko aho uherereye hose ibintu bigumye kugenda biba fresh sana. Reka nizere yuko ibintu ari amahoro cyane gatanu ku kandi. Reka nongere nkubwire utari wakanda subscribe ikintu cyugiye kugira ngo tujye tubana no mu yandi makuru tukugezeho gatanu kandi inkuru zacu ziba trend ziri update kabisa tugeze kugereraho gatanu kandi ibintu bigumye kugenda fresh sana. Uti byifashe gute? Ni iki nkuzaniye twihuse cyane muri showbiz? Niki kiri kuvugwa kuri platforms zigiye zitandukanye hirya no hino? Uti byifashe gute? Uyu Anastasia wabaye Miss Ukraine 2015 yahishuye ko amaze igihe ku rugamba atwite. Uyu Anastasia wabaye Miss Ukraine 2015 nyuma y'igihe ari ku rugamba mu ntambara n'Uburusiya yahishuye ko agiye kwibaruka imfura ye, naho ari nako uyu mukobwa uherutse gutungurana akigaba ku rugamba igihugu cye kiri kurwana n'Uburusiya yongeye gutungura abamukurikirana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko atwite ari hafi ndetse kwibaruka imfura yiwe. Uyu mukobwa kandi w'imyaka 31 ubwo Uburusiya bwateraga Ukraine ari mu bambere bafashe imbunda biyemeza kurwanirira igihugu cye, kandi ari naho inshuro nyinshi ku mbuga nkoranyambaga uyu mukobwa yakunze gusangiza abamukurikirana amafoto ari ku rugamba. Nyuma y'amezi 8 Uburusiya buteye Ukraine, uyu mukobwa kandi yahishuye ko yarwanye urugamba atwite ndetse kuri ubu yitegura kwibaruka imfura ye. Anastasia yabaye Miss Ukraine muri 2015 uwo mwaka ahagararira igihugu cye mu irushanwa rya Miss Grand International ndetse anitabira Miss Supranational 2016. Uti abantu bagumye kwibaza byinshi, iti uyu mukobwa ibi bintu bishoboka gute kuba yarabifatanyije no kuba atwite akajya no ku rugamba? Ese ibi bintu nta mbogamizi yaba yarahuye nazo? Wowe nkeka yuko nawe utabura kwibaza byinshi, gusa uko byagenda kose aba yarayiyemeje kurwana ku rugamba, ibintu bikagumya kugenda neza cyane. Reka twinjire no mu yandi makuru tugufitiye ari kugenda avugwa hirya no hino, aho uyu Miss Irene Ngendo ufite ikamba rya Miss Africa Club 2020 aratabaza. Uti byifashe gute rero kuba arimo aratabaza? Miss Irene Ngendo ukomoka muri Kenya ufite ikamba rya Miss Africa Club 2020 arasaba inshuti n'abavandimwe ndetse n'ababishinzwe kumufasha kwishyuza abategura iri rushanwa agahabwa ibihembo amaze imyaka 2 ategereje. Mu itangazo yageneye abanyamakuru kuri uyu wa 7 Ugushyingo 2022 yanditse avuga ko arambiwe guhora asiragizwa n'abategura iri rushanwa ry'ubwiza ribera muri Nigeria rikitabirwa n'abakobwa baturutse mu bihugu 38 bya Afurika. Yagize ati uru rwandiko rwandikanye agahinda no kwicuza cyane. Sinshobora kongera guha icyizere cyanjye umuryango wa Miss Africa Club kubera ibyo maze kubonamo. Irene Ngendo muri muki yakomeje agira ati nakagombye kuba narabonye ibihembo cyangwa indishyi zuzuye ku bihembo natsindiye nk'uko amasezerano twemeranyije abigena. Mu masezerano twagiranye harimo n'amafaranga y'ikinyabiziga kigomba kujya kintwara no gutegura inama n'umuterankunga w'iri rushanwa kugira ngo barangize iki gikorwa ndetse n'ibihumbi
300 by'amadolari nagombaga guhabwa ku munsi w'ibirori. Umuyobozi wa Africa 2022 Thomas Icyembe yasabye uyu mukobwa kwihangana kubera ingaruka z'icyorezo cya COVID-19. Kuva mu Kuboza 2022 Miss Irene Ngendo yabonye igice cy'indishyi yari yarasezeranyijwe nabwo itangwa mu byiciro. Irene Ngendo yakomeje agira ati ku bwishyu baheruka kumpa muri Mutarama 2022 ubu basigayemo amadolari 8,000. Hejuru y'ibyo yo kuba ari nge wikurikiraniye ibyo byose muri Kamena, Thomas Icyembe yasabye ko ntegereza kugeza mu Kwakira 2022. Asezeranya ko agiye byose kubikemura. Kugeza ubu amafaranga avuga ko bamusigayemo angana na miliyoni 8 ndetse miliyoni 8 y'amadolari, ngira ngo hakaba hayongeraho n'ibihumbi 300 by'amadolari yari guhabwa ku munsi wo kwizihiza ibirori byabaye mu mpera z'Ukuboza 2019. Ahabwa ikamba ndetse n'urugendo rujya muri Malaysia. Ngendo avuga ko yakoze ibyo yasabwaga mu gihe byari bigoye bya COVID-19, ariko abategura irushanwa bo bakaba bataramuha ibyo bamwemereye. Iri rushanwa rigiye kuba ku nshuro ya 4 muri uyu mwaka, aho ritangijwe kuri tariki 27 Ukuboza 2022. risanzwe ryitabirwa n'abanyarwandakazi kuva ryatangira. Kuri ubu u Rwanda ruzahagararirwa na Amazi Mugabekazi Ngoga. Nguko rero uri kumva ko ibi bintu bigumye kugenda bibamo saga nyinshi cyane, aho usanga amarushanwa arimo aragenda ategurwa, gusa abitabiriye amarushanwa ntibabone ibihembo nk'uko bikwiye. Ese niye mpamvu iri kubitera? Niye mpamvu mu marushanwa menshi yagiye ategurwa hirya no hino ku isi sometime tugenda abona agenda failinga? Ibintu ubibona gute? Ubona byaratewe n'iki kuba abantu benshi bagenda bitabira amarushanwa ariko iherezo ryabyo rikagenda riba nk'iri failinga? Niye mpamvu? Reka wowe aho uherereye hose genda udusangize ibitekerezo byawe uko ubyumva, wandikaho hasi muri comment kabisa, utubwire uti ibi bintu nge mbibona gutya, impamvu ibitera niyi. Tanga ibitekerezo byawe kugira ngo tujye tugumya tubane nawe gatanu ku kandi. Naho mu yandi makuru, witwa Selena Gomez yahishuye uko yagize ibibazo byo mu mutwe. Umuhanzikazi Selena Gomez akaba n'umukinnyi wa filime yahishuye uko yagize ibibazo byo mu mutwe mu rugendo rwe rwo kumenyekana. Ni muri filime mbarankuru yashyize ahagaragara mu minsi ishize yise My Mind and Me. Uyu muhanzikazi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika asohora filimi mbarankuru ivuga ku rugendo rwe rwo kumenyekana rwe, cyane cyane urwa muzika. Intego yari ugufasha urubyiruko ruhura n'ihungabana ryo mu mutwe. Bimwe mu bigaragara muri iyi filime, Selena Gomez avuga ko hari igihe yageze akumva ameze nk'igicuruzwa ndetse akifuza guhindura ubuzima yari abayemo akongera guhumeka, kuko yumvaga muri we uko yari abayeho atari ko yabishakaga cyangwa se atari ko kubaho muri rusange. Iyi filimi kandi yakomoje no ku bihe yagize mu bitaramo bitandukanye
izenguruka isi yose muri 2016 ubwo bari mu myitozo itegura igitaramo mu nyubako y'imikino yitwa Los Angeles. Yagize ikibazo cy'ubwoba bukabije no guhangayika muri we, kandi atari ubwa mbere yari agiye mu gutaramira abakunzi. Byumvikane ko ashobora kuba yarahuye n'ikibazo cy'ihungabana mu mutwe. Uti rero ibyo byatumye asubika icyo gitaramo yari gukorera mu mujyi wa Los Angeles. Mu magambo yavuze muri iyi filime yagize ati, nubwo ubuzima bwanjye bwasaga nkaho ndi gutera imbere muri njye, nari impangayitse. Si ubwa mbere bamwe mu byamamare batangaje ko bahuye n'ibibazo byo mu mutwe. Abandi bavuzweho kugira ibibazo nk'ibi barimo Lady Gaga, Leonardo, Demi Lovato n'abandi. Ibibazo bahura nabyo bigaragaza ko nubwo bafite byose bifuza, ntihabura n'ingorane mu buzima bwabo bwa buri munsi. Byumvikane ko ibi byose bagenda batangaza kuri platform zabo zigiye zitandukanye, harimo n'isomo rigenda rigarukaho hirya no hino ku bantu bagiye batandukanye. Ese wowe isomo ukuye muri ibi bintu uyu muhanzikazi atangaza ni irihe? Ku bwawe ikiriho cyo benshi bagumye kugenda bahuriraho banagarukaho, bagumye kugenda bavuga ko amafaranga atariyo byose, ahubwo Imana ariyo byose, cyane ko Imana igutiza ubuzima ikagutiza amafaranga, yashaka byose ikabikunyaga, cyane ko aya mafaranga atakubuza kuba wahura n'iryo hungabana cyangwa se n'ubwo burwayi mu gihe biri ngombwa. Reka nkushimire cyane wagumye kubana natwe ku Biganza Media TV. Reka twizere yuko utagumye kwibagirwa gukanda iyo subscribe kugira ngo tujye tugumya tubane no mu yandi makuru tukugezaho gatanu kandi. Nge mwari kumwe ni Isi nk'ibisanzwe. Reka nkubwire ngo amahoro y'Imana agumye abane nawe.